ya gahunda wambwire kugenda icamo gake gake ndaza kukubwira n'ibicaho. Mani bimeze bite mani? Cyane fresh tu. Komero karavunitse warakize. Cyane aroroheye gake gake ntari biti. Ukazi biragenda? Sha biragenda narebe mani gake gake ndabona. Se mani wahamutse kaza kuvugana. Rodriguez. Mani waza hano ku muhanda mani ko tugushaka. Yo mukomeze mu muhanda murimo turahura mani. Niho nico ndi hano ku muhanda neza. Yo Rodriguez. Umusaza. Rodriguez. Wabuze singa. Narimba kumbesa. Rodriguez yabaye igisore. Ndabona icyango mwana kimeze neza. Uyu nguyu mani naye narumiwe kabisa. Iminsi yarishize ari myinshi. None se mani cyane cyawe se. Mana ameze neza nawe. Ako se mani Rodriguez waroze kwe mutipe mani ngo nasumani yaramaze imisi adwaye. Ajyara cyane mugira amakuru. Amakuru yanyu ni nk'ibirori. Nta bintu birenze mani twari. Umbwire ko afite umwana asigaye telefone. Ukuntu ameze noneho mani. Ando nabonye Nari gusuza azamutwereka. Ntabwo bangana mani. Okay, none uzamundi. abasima ari aho cyakora nabonye wayisona wayisona n'umufuka wa sima. yes waya nabonye umuntu usumba bamani Bura nibyo ntabwo Rodriguez ajya abeshya. Rodriguez ntabwo yabeshya mani. umva Rodriguez ntabwo yabeshya. umva wabonye uwanjye se umva wawe nubwo ariko namubonye. Wawe nawe ntiwari umugeze mu rukenyere. Wawe umugeze muri happiness ndagaziga. kugendana nawe dohamufashe ngo Umva Man, se mani ko weekend igeze nta kuntu twashaka ahantu dusohokera tugasohokana n'ibyana kazana cya cyana cyawe nawe ukaza cya kijye numvise. mwana ngiye wapi kabisa weekend ifite job mwana. ariko bana sumani ari ibintu maze kurambirwa utwo tuntu two kuducenga ducenga. uribuka mwana Uribuka yasho twigeze tujya mu bundi ngiye nawe. yebana we Ngo witwara y'abahanzi baraza. basumani mubwire. Wajya gutwika kandi Umva njyewe. ese twebwe nta kazi tugira murakajya ariko ngo Ako mani weho ukamubwire mani Asumani. ibyo bintu bya mana sumani akazi niko Asumani umva mubwire mani. Akazi niko bwa mbere se ntabwo ujya uruhuka basi ushaka ahantu heza uruhukira. iyo mbonye akanya ndaruhuka nkaryama cyangwa n'iki. Oya Mani Frank, yes. waretse twicarana gatoya nkakubaza ari akantu ushaka ko tuganiraho. Ushaka ko tuganira? Ikibazo. Ndashaka kubaza mani ku bya Asumani. Bya Asumani? Okay. Mumaranye igihe kingana gite Asumani mani? Tuziranye? Muziranye. Tumaranye imyaka 10. Byumvikana uramuzi neza Asumani. Ndamuzi. Mani ese no kuri kibimbaziza. Kaza Asumani akora urakaza? Azakora? Akuze. Umuntu mumarana imyaka 10 ukaba utazi akazi akora. Ako kantu rata. Rero uriya mani mbona hari ibintu byinshi awugiyemo sinzi ibintu asigaye akora mani uriya mwana kumva igihe cyose aba ari busy mbese nta kintu cye ntabwo yakubwira ngo akora iki niyo yakora ntabwo mbese afite amanga menshi mani aduhisha sinzi mani. Mu myaka 10 ukaba umuziho ibyo bintu byose ukaba nta kintu tuzi. Guhera mani twamenyana nzi ko
nta kazi agira, nta kandi ahora ari busy cyane mani, ntago akunda kuboneka haba weekend. Uvuze weekend se mukanyine twaba turi kumwe se? Kandi Ibaze kuba tumubwiye tuzajya show. kandi urabizi mani n'ukuntu akunda ibyana ariko akaba yanze. Umva ukuntu tujya kubigenza. Ca ku ruhande rumwe nanjye nce ku rundi. Ushakisha ikintu akora. Kuko uno mutempe wasanga afite agakina ariko dukina. Cyangwa se akaba afite ikibazo cyihariye. Ibyo bintu nibyo. Sibyo? Uko biri kose nuko mbyumva. Sinzi niba nawe ari uko. Mana ako kantu tugomba gushaka amakuru kabisa yewe n'ikibazo. Kuva tumenyanye nanjye hashize imyaka hafi 2. Ariko mwiyibiri tumaranye. Nanjye uko muzi niko muzi. Ariko njye natangiye utuntu tw'uducenga. Ngenda mwinja gake ariko Mani njye nta bintu byinshi njya mubaza inshuti yanjye tuganira ibintu bisanzwe gusa nyine adashaka kuboneka ndamureka. Nizere ko iyi mission tugiye gukora izagenda neza. Izagenda neza, tugombe tumenye ikibazo afite, turebe ko nimba ari nicyo twanamufasha. Kuko ntabwo umuntu yaba ari inshuti yacu ngo bakomeze kwitwara kuri tubyemera. Ikibazo sibyo? Ikibazo tugomba kubikemura. Nyine icyo nari nkuhagarikiye aha nicyo ngicyo nagira ngo baze kujya Sumani. Nabonaga nshenga nzi ko wowe muri inshuti nyine. Kandi namumenye nawe muziranye. Urabizi ko twahuye nawe muri kumwe. Okay. Ubwo nagira ngo nukubazeho numva anshenga niba nawe arumva ko afite ikibazo. Sinzi ikintu twamufasha gusa nyine no gushaka amakuru. Halo? Mission nagora yibuka? Ndayibuka kabisa. Hari raporo ufite ngo uyinyorereze? Ndayifite nzayigwa muri weekend kwa kundi tujya tubigenda. Sawa urakoze. Asante.